Miss Mpoeto Divine yatakambiye urukiko asaba ko yagabanyirizwa ibihano yasabiwe n'ubushinjacyaha ndetse asaba imbabazi yizeza urukiko ko ibyaha akurikiranyweho bitazongera. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko gushingira ku bimenyetso rukemeza ko ibyaha byo gutwara imodoka yasinze, gutwara adafite uruhushya no guhunga umaze gukora cyangwa guteza impanuka Miss Mpoeto Divine akurikiranyweho bimuhama. Bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 8. Umwe mu banyamategeko ba Miss Mpoeto Divine yavuze ko umukiriya we yemera ibyaha ndetse akanabisabira imbabazi kandi ko atigeze arushya inzego z'ubutabera. Yavuze ko yari afite uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga bityo ko amategeko y'umuhanda yari ayazi ariko ko yakoze ikosa ryo gutwara imodoka wenyine adafite uruhushya rwa burundu. Ubwo yari ahawe umwanya ngo avuge ku byo aregwa, Miss Mpoeto Divine yavuze ko nemera gutwara nasinze, gutwara nta ruhushya no kugonga ariko sinemera guhunga. Yavuze ko yagiye ku ruhande kuko nyuma yo kugonga yabonye abantu benshi bahuruye bikaba ngombwa ko yegera ku ruhande ariko ko atigeze ahunga ngo kuko yari aho hafi ku buryo na polisi yahageze nawe ayitegereje. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Miss Mpoeto wari wanywereye mu kabari ka Atelier Dive saa 6 z'ijoro yafashe imodoka ye ataha aho atuye Kicukiro. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke mu gutwara imodoka no kuba yanyweye ibisindisha ku rwego rwo hejuru byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi n'umukindo. Bwavuze ko nyuma yo kugonga yaje guhunga, abaturage baramuhururiza ariko nyuma yaje kugaruka aje kujyana telefoni ze asanga polisi yahageze akajya avuga ko atari we wari utwaye iki kinyabiziga. Bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa bikoze ahubwo no kuwa 26 Nzeri 2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi. Bwasabye ko urukiko rwamuhamya ibyaha 3 akurikiranweho.